Mwana wakanyamahoro bakunze bikiganiro imvo n'imvano y'uyu munsi yatumikiye abatanze ibitekerezo ku kiganiro cy'umweru gishize cyahuje Etienne Masozera umuyobozi w'urubuga rwo kuri internet rw'abacitse ku icumu Ibuka L, Janvier Forongo umunyabanga nshingwabikorwa w'umuryango w'abacitse ku icumu mu Rwanda Ibuka, na Noel Twagiramungu umwarimu muri kaminuza. Icyo kiganiro kibanze ku mpaka zabyukijwe n'amagambo yavuzwe na Dr. Theogene Rudasingwa ko iraswa ry'indege ya Perezida Habyarimana yari imwe mu mbarutso za jenoside yabaye mu Rwanda muri 1994. Nyuma y'icyo kiganiro harabatwandikiye benshi bagaragaza ibitekerezo byabo kuri izo mpaka. Ariko ndabanza kwisegura kuri benshi badashobora kwiyumva cyangwa tutashoboye guhitisha ibitekerezo byabo kubera umwanya cyangwa ibitekerezo bisa n'ibyatanzwe n'abandi. Iki kiganiro mwagiteguriwe na Ali Yusufo Mugenzi. Reka duhere ku butumwa bwanditse bubaza buti bitwaye iki kuba ihanurwa ry'indege yaba ariyo mbarutso ya jenoside ku buryo ubivuze yakurikiranwa mu nkiko. Reka fereka kwaya abo basomere. Mumbabarire sindi bwivuga izina, ariko ndabamenyesha yuko ntuyi Kigali nkaba ndi n'umwe mu barokotse jenoside yakorewe abatutsi muri 1994. Nabashije gukurikirana ikiganiro imvo n'imvano cyahise kuri BBC kuri wa gatandatu ushize, none nkaba nagira ngo ngire igitekerezo ngitangaho niba mubinyemereye. Nk'umunyarwanda nibyo koko jenoside yarateguwe kandi irakorwa itumaraho abacu, kandi twe nk'abayirokotse dukeneye kumenya imvo n'imvano yayo kuko nta kabura imvano. Nkabona rero umuryango Ibuka uharanira inyungu zacu nk'abacitse ku icumu rya jenoside ukwiye gutega yombi uwo ari we wese ushaka kugaragaza uwabaye impamvu yatumye jenoside iba, aho kubabazwa nuko ngo haruvuze ati iyi yaba ariyo mpamvu yateye jenoside kuba. Ubwo jenoside yabaga nari mfite imyaka 21. Byumvikane yuko nari mukuru bihagije kugira ngo mbe nkibuka uko byagenze nuko byarangiye. Maze kumva amagambo yuzuye uburakari ya Bwana Janvier Forongo byanteye kwibaza byinshi. Naribaje nti ese bitwaye iki kuba ihanurwa ry'indege ariyo mbarutso ya jenoside ku buryo ubivuze akwiye gukurikiranwa mu nkiko. Ku bwanjye rero sinakwemeza yuko nyakubahwa Kagame ari we wahanuye indege ya Habyarimana mu gihe nta perereza cyangwa se icyemezo cy'urukiko runaka cyari cyabyemeza. Ariko nanone sinavuga yuko Rudasingwa abeshya kuko aho yabonaniraga na Sebuja Kagame nta uzi ibyo bavuganaga. Ikindi kandi Kagame ari mu bari bafite inyungu mu rupfu rwa Habyarimana. Byose rero birashoboka kandi indege ntiyihanuye. Ngarutse ku mpamvu y'ikiganiro, njyewe nemera yuko ihanurwa ry'indege ryabaye imbarutso ya jenoside kuko iyo Habyarimana aticwa igihugu n'icyari kubura ubuyobozi kare akageni. Kandi nta muyobozi w'igihugu n'umwe wakwemera yuko mu gihugu cye ayobora habera mu bwicanyi nka buriya. Ikaba ariyo mpamvu ubuyobozi bwa FPR bwangiye abantu kwihorera nyuma yaho FPR imaze gufata igihugu, mu gihe twese twifuzaga yuko uwitwa umuhutu wese akwiye kwicwa kubera ibyo bene wabo bari bamaze kudukorera. Nge nemera yuko icwa rya Habyarimana ari imwe mu byateje jenoside kubera iyi mpamvu. Kuba inkotanyi na leta ya Habyarimana baremeye kwicara mu mishyikirano nuko bose bemeraga yuko ariyo nzira yashoboraga kugeza u Rwanda ku mahoro. Uwarashe Habyarimana rero uwo ari we wese niyifuzaga yuko ari amasezerano yo kugabana ubutegetsi hagati y'inkotanyi na leta ya Habyarimana ajya mu bikorwa. Nta gushidikanya rero iyo Habyarimana aticwa amasezerano ya Arusha yari gushyirwa mu bikorwa, abakuru muri FPR bakinjira mu butegetsi, intambara igahagarara burundu. None se ubwo koko jenoside yari kuba ikibaye? Oya rwose. Nta gushidikanya rero ihanurwa ry'indege niyo mbarutso ya jenoside, kandi ubihakana si uko atabona yuko ari ukuri, ahubwo nuko atinya ingaruka byateza. Kuki? Kuko iyo ubajije uti ninde wahanuye indege, uba ubajije ngo ninde wateje jenoside. Nkaba ngira ngo rero mbwire Bwana Janvier Forongo yuko hariho impamvu nyinshi zateye iriya jenoside yakorewe abatutsi kuba, ariko reka nkubwire nk'eshatu muri izo. Iya mbere,
ku isonga hari intambara ingabo za FPR zagabye ku Rwanda. Bwana Forongo, byakugora kumvisha abantu yuko iyo FPR datera u Rwanda hari kubaho jenoside, kuko bizwi neza yuko mbere y'intambara ya 90 abahutu n'abatutsi bari babanye kivandimwe. Icya kabiri, koherezwa kw'abasore b'abatutsi muri FPR rwihishwa mu ibanga rikomeye ryari hagati y'imiryango y'abatutsi gusa, byatumye abahutu bagirira urwango abatutsi, kuko bavugaga bati abatutsi nibo batumye bene wacu bashirira mu nkambi abandi bakicwa, bityo rero ushaka kwangisha abahutu abatutsi bikamworohera. Icya gatatu, hakiyongeraho rero n'iraswa ry'indege ya Perezida Habyarimana, kugeza ubu ngubu hatari hagaragara by'impamo uwayirashe n'icyo yaragamije. Wowe rero Forongo, nk'umuntu urengera inyungu z'abacitse ku icumu rya jenoside, ntiwari ukwiye kurakazwa nuko bavuga yuko ihanurwa ry'indege ariyo mbarutso ya jenoside, kuko bibaye ari byo bidashobora kugira abakoze jenoside abere na gato. Bwana Ali Yusufu Mugenzi, nyemerera nsoze mbaza Bwana Janvier Forongo ibibazo bibiri. Icya mbere, Bwana Forongo, ni iki gituma udatekereza ko nibura iyo Habyarimana adapfa hari kubaho iyubahirizwa ry'amasezerano ya Arusha Habyarimana yaravuye gusinya, hanyuma bikaba impamvu ituma abanyarwanda bongera kubana neza? Icya kabiri, ese ko raporo ya Mucyo yemeje ko indege yahanuwe n'intagondwa z'abahutu, kandi bikaba bizwi ko jenoside yakozwe n'abahutu, ni kuki wumva yuko ihanurwa ry'indege ribaye imbarutso ya jenoside byaba ari ikibazo? Ngiyo numva uko wisobanura ku kibazo cy'indege, numva umeze nk'umuntu wagira igihombo kiremereye igihe byakwemezwa yuko indege ariyo mbarutso ya jenoside. Yusufu Mugenzi hamwe na ekipe mukorana, ndabashimiye, mugire amahoro y'Imana. Arakoze Ferega Kwaya. Dufite ubundi butumwa bwanditse. Uyu watwandikiye aravuga ko yatangajwe nuko mu batumire bacu bo mu cyumweru gishize ari nta numwe wavuze ukuntu Bagosora yivumbuye akava mu mishyikirano avuga ko agiye gutegura umunsi w'imperuka. Reka sabe Prudence Ngiyumva abasomere ubwo butumwa. Nifuje kukwandikira kubera ibyo numvise mu mvune imvano nakurikiye kuri BBC. Mu by'ukuri bari abagabo mwavuganye ndabazi neza, nako turaziranye neza. Usibye Janvier Forongo, kuko usibye kumwumva no kumubona rimwe na rimwe, ntaho turahurira mu buryo bwo gukorana cyangwa kugira ikindi kintu duhuriraho. Ariko Masozera na Twagiramungu bakiba mu Rwanda, buri wese mfite uko nakoranye nawe mu buryo bwa hafi. Turaziranye rero. Icyagaragaye mu byabo bagabo bombi bavuze, Noel na Etienne, nuko umuntu wese washinja Kagame yaba bafashije cyane. Buri umwe ku ruhande rwe afite icyapfa na Kagame cyangwa na RPF. Usibye ko gutandukanya RPF na chairman wayo ngira ngo bitakoroha. Ariko hagewe ndibaza ibibazo bitatu. Ngira ngo ngusabe uzabibambarize. Uzabugize neza cyane. Nutanabibaza bariya, uzabimbariza abandi mubo mukunze kuganira. Icyambere, ko numva Masozera na Noel bishimye ngo nibura babonye amakuru umuntu yaheraho, icyo Rudasingwa yavuze gishya gitandukanye n'ibyavuzwe na Ruzibiza, nyuma kaza no kubihakana we ubwe, ni iki? Icya kabiri, ko Forongo avuga ko ari amaco y'inda yatumye Rudasingwa avuga biriya, nkumva babihakana, ndetse yanavuga ko iyo bibukuri aba yarabivuze kuva kera. Nkumva Masozera avuga ngo aho umuntu avugiye ikintu hose ntiwacyanga kubera ko yatinze. Wenda birashoboka, ariko icyaba cyose kwa Rudasingwa amaco y'inda arazamo. Niba ibyo avuga ari ukuri, ntiyabivuze kera kuko yari akiri mu butegetsi, yangaga gutakaza umwanya we, bityo yaharaniraga inda ye, sibyo? Niba beshya akaba bivuze ubu, nabwo araharanira inda ye. Icya gatatu, ubwo Bagosora yivumburaga akava mu mishyikirano Arusha akavuga ko agiye gutegura umunsi w'imperuka, ko numvise nta wabikomojeho. Arakoze Prudence Ngiyumva. Tugiye kubatwemereye ko tuvugana. Ndahera kwanza bamwita Anastase uri i Kigali. Ndemeza shimitse ko ihanurwa ry'indege ya Habyarimana ntabwo ari cyo cyateye jenoside yakorewe abatutsi muri 1994. Ni kimwe si kuko Rudasingwa aravuga ko ni kimwe mu byatumye jenoside itangira. Yari yatangiye kera. Ariko idafite ingufu cyangwa ngo hitwe abantu benshi bagendaga babikora buhoro buhoro. Habyarimana apfuye, ingabo za Habyarimana zitangiye gutsindwa, zidagishoboye bashaka ko bavana abantu bica abantu b'abatutsi bari mu Rwanda. Ntabwo ari indege ya Habyarimana, ntabwo ariyo mbarutso ya jenoside, kuko jenoside yari yaratangiye mbere.
ubwo mbere uvuga ni ryari? Guhera muri 63 63 hari abantu bo ku Gikongoro bishe babajugunya muri Mwogo na Rukarara. Muri 64 Kayibanda yivugiye kuri umunsi mukuru wo kwifuriza abanyarwanda umwaka mwiza, avuga ko inyenzi zateye mu Bugesera ziramutse zize zikagera i Kigali ngo basanga bene wabo babatsembatsemba. Icyo gitabo kirahari, disikuru zavuzwe na Kayibanda. Icyo gitabo cyitwa gute? Cyitwa Kayibanda vous parle. Kayibanda abwira abanyarwanda amadisikuru yose arimo. Muri 68 naho hari ikinyamateka cy'Abafaransa cyitwa Revenoma cyo ku itariki yari hagati ya 10 z'ukwa karindwi na 17 bavugaga inama yabereye i Londres mu kwezi kwa karindwi muri 1988. Uwo mugore yavugaga ko hari amahano agiye gukorwa batagiye bahagarika za jenoside n'iyakorera abayahudi cyangwa Armeniye. Arakeka ko no mu Burundi no mu Rwanda hagiye kuzaba jenoside. Icyo kinyamateka kirahari n'ubundi agifite kopi yacyo. Inama yabereye i Londres. Ndakweza kuri email rwose byanditsemo. Muri 68 Intega na Marangara hateye igitero abantu baricwa. Aho ni mu Burundi? Intega na Marangara mu Burundi. Uko ibyo ngibyo uko ari iby'Abarundi bifitanye isano n'u Rwanda? Hapfuye abanyarwanda n'abanyarwanda nibo bapfuye, ahubwo bapfuye benshi nibo bari batuye aho ngaho. Igihe Ndadaye yitabaga Imana hapfuye abantu ku Kibuye b'abanyarwanda. Uravuga ku itariki ya 21 ukwezi kwa 10 ukwezi kwa 10 muri 1993. Abantu barabizi babaye Burundi ko hari abantu b'abanyarwanda baguye ku Kibuye, Bukirasazi no muri Ngozi. Bazira Ndadaye? Bazira ko ari Abatutsi, bazira Ndadaye ko batari muri politike, ni bari muri Frodebu, ni bari nta politike twakoraga i Burundi, ariko barapfuye. Ariko nukubera imvururu zaberaga mu Rwanda icyo gihe ngira ngo. Imvururu zabereye i Burundi kuko Ndadaye yapfuye. Ariko noneho bahitana Abatutsi b'Abarundi, bahitana n'Abatutsi b'Abanyarwanda. Noneho tuvuge rero iwacu Bugesera abantu baguye ni benshi cyane muri 63. Aho muri 92 abantu b'Ubugesera bishwe yari jenoside bashyira mu bikorwa buhoro buhoro. Muri 63 inyenzi zinjirira mu Bugesera. Noneho Kayibanda nibwo yavugiye ijambo bwa mbere, disikuru irahari ngo baramutse zaje bakinjira muri Kigali ngo bene wabo Abatutsi bazabatsembatsemba. 73 88 Intega na Marangara, 93 Bukirasazi na Ngozi, none 92 Kizakibirira, Abagogwe, Abanyamata mu Bugesera, noneho Karundura rero iza kuba 94. Ariko urumva ko byaragendaga ibintu byari byarapanzwe. Ariko none aho ngaho ariko ubwo uvuga ibyandadaye na Ntega na Marangara, hari ubundi bwicanyi bukomeye bwabaye muri 72 bwakozwe n'Abatutsi mu Burundi. Nabyo n'ubwicanyi nge nta ubwicanyi nawo mwekiki. Nabo bwabaye ubwicanyi nabyo narabaye nabaze imyaka 20 yose i Burundi. Ntabwo nemeye ubwo bwicanyi nge mpamvu nakubwiye ko iyo umuntu umwe ashobora gupfira igihugu cyangwa apfira abantu, ariko abantu ntibapfa kubera ko umuntu umwe yapfuye. Ntabwo kigiye ko i Burundi hakwicwa Abahutu cyangwa Abatutsi, ntabwo kigiye ko mu Rwanda hakwicwa Abatutsi cyangwa Abahutu, ahubwo kwitwaza akantu gaga umuntu yapfuye noneho bakaduka mu bandi bakabica. Neza abo babazi nta nubwo baba bamuzi. Nkurikije ibyo tumaze kuvuga, ibyo umaze kumbwira, wowe uremera ko indege atari imwe mu mbarutso n'ibintu byateguwe? Nkurikije ibyo mbwiye, Bagosora bose ari utazi Bagosora bavuye muri Arusha igihe cyo gusinya amasezerano yo guhagarika intambara. Nabwo ubwo rero navuye i Burundi ndi mu Rwanda rwose ndabyibuka. We Bugingo agiye gutegura Apocalypse, indege yari itarahugwa. Ibyo yabivuze nanone amatariki ndayibuka, itariki 8 z'ukwa 8 93 indege yari itarahanurwa.
Dareri yavuze ko ari umuntu wamuhaye amakuru ko hari interahamwe ziyatrena, ntabwo ziyatrena kujya kurwana n'inkotanyi z'abasirikare, ahubwo biyatrena kuzakora ubwicanyi indege yari itaragwa. Na Habyarimana ni umuntu, ntabwo yagomba gupfa, umuntu arapfa n'ibisanzwe, ariko niba umuntu apfuye ntabwo abantu bose bashira. Ndakubwiye ko bazategura ikiganiro cyo ku mizi ya jenoside, ntabwo nabikubwira ubu ngubu, umwanya ni muto, ariko nugitegura neza cyangwa nakwandikira ibitekerezo byanjye n'abandi bantu twagiye tubiganiraho. Reka tuzagerageze dushaka umunsi mwiza tuzabikoreho burya mu mvano imvano, turebe uko abantu babyumva. Ndabikwemereye rwose, urakoze cyane. Nagushimiye cyane Bwana Nzabamwita kuri ibyo bitekerezo, murakoze. Bavuganye kandi na Semana Tarsisi uri mu Busuwisi. Semana yabaje kunenga uwateguye ikiganiro ari we Jyewe, yibaza aho nashingiye mvuga ko jenoside yahitanye abantu 800. Iyo mibare ahubwo waguye mu mutego rwose w'itangazamakuru ry'i Burayi n'abandi babogamiye ku butegetsi buriho iki gihe. Iyo mibare ntago yari ikwiriye kwemerwa kuko ntago yakorewe ubushakashatsi ngo hakorwe ankete z'abantu badafite aho babogamiye. Imibare uvuga ni 800. Ni 800 ntemera, ariko hari n'indi mibare yagiye itangwa mbere, nshobora nko kuguha ukuntu iyo mibare yagiye ijyaho. Guverinoma y'ubumwe n'ubwiyunge imaze gushyirwaho ku itariki 19 z'ukwa karindwi 1994, leta mu nyungu zo kubona vuba na bwangu imfashanyo mpuzamahanga zo gusana igihugu kuko cyari cyarasenyutse, yahise itanga umubare w'abantu bapfuye ugera kuri miliyoni. Icyo gihe yavuze miliyoni 94, ariko yirinze kugira ikivuga ku Bahutu, ku Batutsi ndetse no ku Batwa. Yatanze imibare gusa. Muri icyo gihe rero itangazamakuru mpuzamahanga cyane cyane iry'i Burayi yirindaga kugira ibyo bitangaza, rikavuga ngo ni hagati y'ibihumbi 500 na miliyoni. Aho bigeze mu 2000, uwahoze ari minisitiri w'imibereho y'abaturage n'ubutegetsi bw'igihugu atanga umubare avuga ko yakoresheje amabarura, we atanga miliyoni n'ibihumbi 167. Nge nabaga mu Rwanda, ariko icyo gihe ntago nzi iryo barura, ntago ryigeze ryingeraho, basinzi ukuntu barikoze. Muri ibyo miliyoni n'ibihumbi 267 yavugaga yuko 90% ari Abatutsi bapfuye, naho 10% ari Abahutu bapfuye, akirinda kugira icyo avuga ku Batwa. Ni ukuvuga yuko se Abatwa muri jenoside batigeze bapfa. Ariko wenda ntibapfuye. Biragaragara yuko nabo n'Abanyarwanda niba batarishwe n'intera hamwe, bishwe n'inkotanyi cyangwa bicwa bagwa mu mirwano hagati y'inkotanyi n'ingabo za Habyarimana, cyangwa ntibapfuye. Ariko yabihera yavuga ko batapfuye, kandi kugeza ubu ngubu mfite gihamya, mfite Abatwa twari duturanye, afite umutwa twari duturanye wari umudepite mu gihe cya Habyarimana yapfushije abantu. Nk'abahagariye Abatwa bazatubwira niba bo batarigeze bapfusha bamwe mu bavandimwe babo. Wowe urashidikanya ku mibare, ni no mpamvu wanyandikiye, uravuga ko mu gitabo cyawe urayivugaho. Hari ubushakashatsi wowe wabikozeho? Ndabivugaho ku 162 igitabo cyanjye, nakwibutsa abatwumva yuko cyitwa Ethique politique rwandaise au point mort. No kuvuga ngo ngenekereje mu Kinyarwanda ngo politike y'u Rwanda igeze ahari ndimuka. Aho rero ngewe nta bushakashatsi rwose nigeze nkoraho, nahereye ku mibare bose bagiye batanga, nge nkavuga inti ibyo bintu ntaho bihuriye, byose iragenda inyuranya, kubera yuko nta barura ryigeze riba ridafite aho ribogamiye ryemeza iyo mibare nyayo. Nikomeza ariko kuri iyo mibare nakubwira yuko mu 2003 hasigaye iminsi mike cyane kugira ngo hizihizwe isabukuru ya 10 y'amahano yabereye mu Rwanda ya jenoside. Guverinoma y'u Rwanda yatangaje umubare w'ibihumbi 800. Muri uwo mubare bakavuga yuko ibihumbi 300 ari Abahutu. Abatwa ntacyo bavugaho. Iyo mibare ninde watangaje? Icyo gihe byatangajwe na Minisiteri y'imibereho myiza y'abaturage. Bakavuga ko Abahutu bishwa nande, kuko iravuga ko ni jenoside y'Abatutsi.
nta kintu babivugaho bisoma. Ni ikibazo gikomereye amateka dushaka kugorora. Ntago bigera bavuga nyine aba bahutu ababishe. Ni ikibazo abantu bagombye kuzongera kugaruka kugira ngo uko kuri dushakisha ari mu mateka, ari mu mibare, ari mu bintu byavuzwe cyangwa byakozwe kugihagaragara. Icyo ni ikintu rero kigaragara yuko iyo mibare tutayemeranyaho kandi ikenewe kujya hagaragara kugira ngo tugorore amateka. Nkira aho ngana nakubwira yuko hari rwose n'umufaransa wihandagaje nawe atanga indi mibare ye. Uwo mufaransa ni Pierre Peya. Pierre Peya mu gitabo cyanditse akita Noir Fureur Blanc Menteur, bishatse kuvuga ngo indakare z'abirabura n'abazungu bokamwe n'ububeshyi. We atanga imibare yuko hapfuye abatutsi 280 gusa, akirinda kugira icyo avuga ku bahutu bapfuye cyangwa ku batwa. Icyo gitabo sindagisoma. We iyo mibare avuga ko yayikuye he? Ntavuga ko yayivanye, ariko byumvikane ko yayivanye mu bamuhaye amakuru, harimo baruzibiza, harimo n'abandi ndetse bahoze mu butegetsi bwa FPR. Yabigendeyeho ariko apfa kubitangaza nawe nta gihamya afite. Ibyo ni ibintu bigaragaza kuri iyo mibare ko twagombye kubyitondera cyane cyane twebwe nk'abakora itangazamakuru. Tujya kuri iki cy'imvuga Rudasingwa, uravuga ko gukoresha izina Kagame arengera inyungu z'abatutsi. Uravuga ko ibyo bintu ntaho urabyumva Kagame abivuga, uravuga ko arenganya Kagame. Usesenguye imvugo ye wasanga ari ukwihimura. Nta hantu na hamwe Kagame yigeze avuga ku giti cye avuga ati njyewe ninjye wabohoye abatutsi, ndarengera inyungu z'abatutsi. Abishyira buri gihe mu izina ry'umuryango we FPR, uwo Rudasingwa nawe yararimo. Twebwe twabohoye igihugu, twebwe twahagaritse itsembabwoko. Abantu baraza bashatse kudutegeka ibingibi, avuga twebwe. Ntago ari we ku giti cye. Ntabwo byanda yabivuze bitewe nuko ari we muyobozi. Kuba ari we muyobozi ntago bisobanura yuko umuntu wize ujijutse kandi n'umunyapolitike yavuga ati noneho Kagame agenda yiyitirira ko ari we urengera inyungu z'abatutsi gusa. Aho rero n'ukwirengagiza ukuri. Navuga ko ari yamvuga y'abanyapolitike twagombye twebwe kujya ducukumbura tukabereka yuko kutubeshya cyangwa kubeshya isi n'amahanga bidakwiye. Avugisha ukuri, avuga ati Kagame twebwe aho twari turi muri za saro aha yatwiraseho atubwira yuko ari urengera inyungu z'abatutsi, ariko twebwe akatuvanamo. Abitubwire yeruye. Nakurikiye disikuru zose za Kagame, n'ubu ndazikurikira, iyo nshoboye ndanazaregistra. Nta na hamwe avuga ngo njyewe ndengera inyungu z'abanyarwanda cyangwa se ndengera inyungu z'abatutsi. Iki cya gatatu wavuze ko nta nubwo wemera ukuntu asaba imbabazi, ndavuga Rudasingwa. Ukuntu asaba imbabazi arabica hejuru. Ariko aravuga ati ndasaba imbabazi kubyo nakoze, none hejuru gute? Oya, arasaba imbabazi yuko ku kinyoma gusa, ngo nabaye umunyakinyoma imyaka myinshi. Ibyo ntago bihagije. Arabizi yuko yarashinzwe no kubuza uruvugiro abantu bagiraga ibyo batangaza. Nabyo yagombye kubisabira imbabazi. Ntasabye imbabazi. Urabivuga kubera ko uri umunyamakuru, none we yari minister w'itangazamakuru. Yakoraga muri presidence kandi ari mu bantu badufatiraga ibyemezo bafunga ikinyamakuru cyacu Museso. Ibyo si byasaba imbabazi. Urashaka avuga ati ndasaba imbabazi abanyamakuru? Ntago ari abanyamakuru gusa. Avuga ati njyewe rwose Rudasingwa maje kugisha umutima nama wanjye ndasaba imbabazi ko nabaye mu kinyoma imyaka myinshi. Nyuma y'ibyo ngibyo ndasaba imbabazi abo nagiye mputaza, abo nagiye mbuza kuvuga ukuri, ubu ngamije gushyira ahagaragara. Abivuze rero magambo magufi ahinnye agaragaza gusaba imbabazi, we ntabwo byemera. Ibyo ntabwo mbyemera, ahubwo bituma nibaza niba ejo cyangwa ejo bundi adashobora kongera kwivuguruza nk'uko Ruzibiza nawe yivuguruje. Ngira ngo Rudasingwa arabyumva, yaba yari mu kiganiro kugira icyo bivuga. Urakoze cyane Semana Tarasije kuri ibyo bitekerezo. Urakoze ari yifumgenze. Reka tujya mu Rwanda, aho navuganye na Rwema Pascal wavuze ko yababajwe n'izo mpaka zatangijwe na Dr Rudasingwa, kuko bavuga ko aho kubaka ubumwe bw'abanyarwanda zirabusenya. Nibyo ntabwo biriya bintu byanshimishije, biriya bintu Rudasingwa avuga, hanyuma akaba anatinya no gutanga ibisobanuro.
kuko ibyo kubabaje ni ukubera yuko ari ibinyoma nta kimenyetso gifatika kirimo kandi biradusubiza inyuma ntabwo biduteza imbere biriya ariko waravuga ko ari ikinyoma wakavuga ko ari ukuri arihe ngo abisobanure hari ibibazo bitatu nibwiraga ko namukubariza nako bine ngo mumbarize narabyanditse aho ngaho bivuge wenda nubwo atabyumva atasubiza ariko arabyumva nk'uko wabyanditse. Ikibazo cya mbere namubaza nk'umuntu wari majoro mu ngabo z'igihugu avuga ko nako zayahoze ari za FPR akaba avuga ko ari Perezida Kagame wari uyoboye izo ngabo ariwe wahanuye indege ya Habyarimana. Yakoze iki bwa mbere nk'umusirikare wari mukuru ngo abuze icyo gikorwa kuba cyabaho bwa mbere? Icya kabiri nk'umuntu warwanaga ataraba perezida nyine yari ayoboye izo ngabo yararwanaga arwana na Habyarimana ariwe warwana, iyo baza guhura Habyarimana akaba ari umubona mbere byari kugenda bite? Uvuze gutyo wenda Rudasingwa avuga ko wenda bari kuzabonana kubera ko bari bamaze gusinya amasezerano Arusha yo kubahuza, wenda iyo bahura bari gukorana. Ndavuga iyo bahura kuko rwari urugamba, ntabwo mvuga guhura gutya mu gihe cy'imishyikirano. Ariko aho ngaho Pascal abatabyemera bavuga ko iriya ndege ntabwo yari indege y'intambara, ntabwo bari mu ntambara, yari indege ya gisivile ivuye mu rugendo. Kubifata mu rwego tufate mu rwego rwa gisivile kabisa. Iyo Habyarimana abonye imodoka yigendera wenda itwawe na Rwema ryitwaye, Habyarimana kayirasa mu Rwanda hari kuba jenoside. Ibyo ibintu bivugira ko hari abandi baperezida benshi mu mateka y'isi bagiye baraswa atari no mu ntambara, bakaraswa bahanuwe no mu ndege. Hari Samuel Machel urabizi, muri Amerika ba Kennedy barishwe, mu mateka y'Ufaransa harimo abaperezida nka batatu bishwe. Nta hantu nzi habaye jenoside bitewe nuko indege yarashwe. Hanyuma icyakane hano bavugaga ko se ubundi se kumenya wahanuye indege muri iki gihe bidufasha iki? Nicyo nashakaga nanone kurangiriza icyo cyakane. Kumenya umuntu wahanuye indege noneho ya Habyarimana bizatwungura. Dufata iyo option ko uwo muntu abonetse biradufasha iki? Noneho duhera aho ngaho nk'aho uwo muntu yamenyekanye, dukora ibyo Rudasingwa yifuza byose bikorwe, ariko amahoro aboneke ndetse n'iterambere rikomeze, aho gukora dusubiza inyuma. Kandi noneho aravuga ibintu nyuma y'imyaka 17 irenga. Yatinze hehe mbese yabivugana mbere hose? Ese ubu noneho hari unguka iki muri ibyo bitaba ari kwandika avuga ko Paul Kagame ariwe wahanuye indege? Nta na evidence n'imwe afite. Twaravuganye, yambwiye ko igihe nikigera azatanga iyo evidence, ubuhamya bwe aho bigenewe, niko avuga Rudasingwa. Zero, nta evidence n'imwe afite, keretse niba ari kubipapira akaba ari kugenda abihindahimba akazashaka nk'abantu bakavuga bati nitwe twayihanuye. Reka turangira, nagushimiye cyane Rwema Pascal kuri ibyo bitekerezo urakoze. Urakoze cyane mugenzi. Undi wadusabye ijambo ni Jacques Kanyamibwa, wari umuderevu wa kajugujugu mu ngabo za Habyarimana. Kanyamibwa yatwandikiye avuga ko atemeranya n'abavuga ukuntu jenoside yateguwe, ndetse nta nubwo yemera ko FPR yahagaritse jenoside. Oyagewe ntabwo ari ukuvuga yuko abakoze jenoside batayiteguye. Ngewe icyo mvuga ni uko abavuze mu mvune imvano y'ubushize bavuze ko jenoside yateguwe mbere ya 1994, ndetse nka Furongo bavuga ko yateguwe kuva muri 59. Aha rero niho ufite ibibazo byinshi nibaza, mbona bidashoboka kuba iyo jenoside yarateguwe mbere ya 1994. Hari ibintu bashingiraho bavuga nko gutanga imihoro, ziriya radio RTL ibivuga za binyamakuru bya Kangura, byose babishyira mu rwego rwo gutegura jenoside. Nubwo n'imyobo ndetse bavuga ko hari aho bavuga ko n'imyobo yateguwe yacukuwe. Ibyo ni ibimenyetso bivuga bigaragaza ko nkurikije bambwira yuko jenoside byari mu myiteguro ya jenoside. Ibyo ngibyo bivugwa nko kuvuga ngo baguze imihoro. Ngira nawe umuryango nyarwanda urawuzi, nta muryango wo mu Rwanda utagira umuhoro. Nta gihe mu Rwanda batagurishije imihoro. Yewe nakubwira nka isosiyete mu Rwanda izwi yacuruje imihoro ni Hatton & Cookson, kandi ndumva n'ubu ngubu nubwo hagize igihe ntari mu Rwanda bagomba kuba n'ubu bakicuruza. Nibo bantu kuva nabyiruka bacuruzaga imihoro n'amasuka,
kandi sindumva abo bantu bo muri Hatoned Cookson bashyirwa mu bantu bateguye jenoside. Ikindi cya kabiri uvuga kuri Eriteremu, ngira ngo mu manza zabaye Arusha byaragaragaye emisiyo zose Eriteremu kuva yatangira bazisubiyemo, basanze mbere yo mu kwezi kwa kane muri 1994 nta hantu namwe Eriteremu yagize uruhare mu bintu byo gutegura jenoside. Eriteremu bavuga ko yagiye mu bintu byo gutegura jenoside nyuma y'uko indege ya Habyarimana iraswa. Icyerekeye cy'imyobo wari uvuze rero ntabwo nyizeho byinshi, ariko rero kugeza ubu ntabwo nzi abantu bagiye bavana mu myobo, niba barabavanye mu myobo yo ku bantu baregwa jenoside cyangwa niba baravanywe mu myobo ku bantu bishwe. None se abantu bavuga ko bateguye jenoside bagiye gucukura imyobo ku batutsi bati kwiyo myobo bavuga bavanamwe abantu bavuga ngo ni imyobo bamwe bavuga ngo ni zawe, iyo myobo iri mu ngo z'abantu bishwe. None se abo bantu bateguye jenoside bagiye gucukura bati imyobo iwabo w'abantu bazicwa. Ariko nawe urabizi ko hari abantu batewe mu myobo, abantu batawe mu myobo, ibyo ntabwo mbihakana, ahubwo iyo myobo se iri mu ngo z'abantu bishe abantu cyangwa iri mu ngo z'abantu bishwe? Icyo nicyo kintu kigomba kuzagaragazwa. Ahubwo ariko hari ibyobo rusange ngira ngo nabyo biravugwa. Ibyo byobo rusange biri kwa bande? Kuko hari ibyobo rusange, erega ndakubwira nko mu mujyi wa Kigali tuvuge, ntabwo urugero kuko nanjye nari i Kigali mu intambara yamaze amezi 3 mu mujyi wa Kigali, hari abantu bishwe. Abo bantu bishwe ntabwo navuga ko ari abatutsi gusa, muzi ko hari amabombe yagwaga mu doko yagiye agwa mu isoko, urabona nk'Inyamirambo amabombe yahaguye kunagana. Abo bantu bose bapfuye, nta handi bashoboraga kubashyira, bacukuye imyobo yo kubahambamo. Hari imodoka za prefectura za Minitrape nizo zahambaga abo bantu, ariko ibyo ntibyumvikane yuko mvuga yuko abatutsi mu mujyi wa Kigali batishwe, ariko ntabwo ari abatutsi gusa bahambwe muri iyo myobo. Kuri iki cyo gushidikanya yuko FPR yahagaritse jenoside, mu byo bavuze bari abatumire bacu hari aho bavuga bati nta kuntu Rudasingwa yavuga ko FPR cyangwa Perezida Kagame yakoze biriya hemukira abatutsi kandi ari bo bahagaritse jenoside. Wowe ndabona ibyo wanditse hano urasa nkaho utemera ko FPR yahagaritse jenoside. Mbere yuko ngaruka kuri icyo cyo kuba FPR yarahagaritse jenoside, hari akandi kantu nshaka kugira ngo mvuge kuri biriya byo gutegura jenoside mbere ya 1994. Muzi yuko mu bishyikirano yabaye Arusha, kuko haravuga bati jenoside yabaye kuva muri 1959, nyuma kuva muri intambara itaye muri 1990 hari imishyikirano yabaye Arusha yamaze umwaka wose urenga. Icyo gihe FPR hari ibintu byinshi yasabye guverinoma yari iriho. Nagira ngo mbaze abo bantu bavuze yuko jenoside icyo gihe yabaga, impamvu FPR yaba itarasabye iyo leta yari iri mu gukora jenoside mu gihugu ngo ibe yasaba yuko ubwo bwicanyi buhagarara. Ntabwo bavuga ko bakoraga jenoside icyo gihe bari mu myitegura jenoside. No, hari uwavuze yuko jenoside yatangiye muri 1959, kuko ibyo biravugwa cyane. Doko mu itegeko nshinga ry'u Rwanda ryo muri 2003 handitsemo ko jenoside yatangiye ku itariki ya mbere z'ukwezi kwa 10 muri 1990. Ahubwo naho umuntu yakwibaza ati impamvu bafashe kuri iyo tariki kwifatizo ku itariki ya mbere z'ukwezi kwa 10 muri 1990 ni umunsi ingabo za FPR zateye u Rwanda. Ibyo se byaba bishatse kuvuga yuko arizo zatangije jenoside, kuko kuri uwo munsi nta wundi muntu uzi w'umunyarwanda wapfuye kuri iyo tariki usibye abasirikari ba FAR bari barinze umupaka w'Ikagitumba. Noneho ngarutse rero kuri kiri uvuga bavuze abatumire bo mu kiganiro gishize, Forongo yavuze yuko ngo Kagame adashobora kuba yarahanuye iriya ndege ngo kuko yahagaritse jenoside. Mu Rwanda ubundi ahantu habaye ubwicanyi hose harazwi, ariko ni hafi igihugu cyose, ruriya rukiko rwa Arusha mbere yuko rutangira biri no mu byatumye rutinda gutangira. Loni yohereje abantu mu Rwanda kujya kubarura ahantu hose habaye ubwicanyi no kugira ngo bamenye ababigizemo uruhare bakurikiranwe bashyirwe imbere y'ubutabera.
kugeza ubu rero nta hantu ndasoma, nta hantu ndumva bavuga ko ubwicanyi bwo mu karere kanaka bwahagaritswe na FPR. Kandi ariko ibyo Kayabi gushobora kuba utabibona kubera ko abangaba FPR mwari muhanganye, wenda nubwo babikora sinzi uko wabivuga, nawe wari umusirikare. Ubu nari umusirikare, usibye no kubivuga, erega imanza zarabaye, hari izabaye Arusha, hari izabaye muri Gacaca. Kugeza ubu nta hantu ndumva abo basirikare ba FPR bagiye gutanga ubuhamya ku bantu baregwa jenoside bavuga ko ari bo babahagaritse bari kwica abo batutsi gukora jenoside. Jenoside yari ihagaritse, jenoside yararangiye uko FPR yagenda, kuko yari ifite, njyewe niko mbibona, yari ifite umugambi wo gufata igihugu. Aho yabaga imaze gufata rero ari abo ngabo abicaga abatutsi bakoraga jenoside nabo barahungaga, ariko ntabwo FPR ariyo yahagaritse jenoside. Kugeza ubu njyewe nta bimenyetso ndabona bifatika byerekana ahantu FPR bakavuga bati ubwicanyi bwabaga mu karere kanaka bwahagaritswe n'abasirikari ba FPR, dore abantu yafashe bari gukora jenoside irabahagarika. Kugeza ubu imanza zose zabaye ntaho ndumva FPR yagiye gutanga ubuhamya kuri kiriya bavuga ngo byo gutegura jenoside nabyo. Kugeza ubu nta muntu bavuga bati dore kanaka na kanaka aba bategetsi b'abahutu bakatiwe Arusha ntabwo bazira ko bakoze jenoside cyangwa bateguye. Abakatiye Arusha ni kimwe n'abafungirwa bakatirwa kubera uruhare bagize muri jenoside yabaye mu Rwanda, ariko kugeza ubu nta muntu baravuga bati wowe ufungiye yuko wateguye jenoside. N'abagosora bavugaga yuko ari serivu wa jenoside, icyo cyaha yaragitsindiye. Muzi bariya bavuga ngo bari mu kazu bazigira nyirazo baranarekuwe. None se kugeza ubu umuntu bavuga bati dore amazina y'abantu bateguye jenoside, dore ibimenyetso, kugeza ubu njyewe ntabyo ndumva. N'amagambo Bagosora yavuze yuko mu Rwanda imishyikirano nitaba mu Rwanda hagiye kuba amagambo yakoresheje isi igiye kurangira, urabyibuka ibintu yavuze bikomeye? Ibyo ngibyo ayo magambo barayavuga, usibye ko avugwaho kwinshi, kuko hari abavuga uko atayavuze igihe sinari mpari ntabwo njye nabigarukaho. Ariko ayo magambo nayo mu rukiko rwa Arusha yaraburanywe, Bagosora ibyo yarabitsindiye. Kanyamibwa Bagosora ntiyakatiwe gufungwa burundu, ariko ntabwo yakatiwe ko yateguye jenoside. No, icyo cyaha cyo gutegura jenoside yaragitsindiye. Ushobora kuzareba imanza zabaye Arusha ziranditse no kuri interineti zirahari. Icyo cyaha njyewe nta muntu uzi kugeza ubu wahaniwe ko yateguye jenoside. Uretse ibyo bintu twavuze, hariho n'ikibazo cyavuzwe mu kiganiro cy'ubushize kigaragaza ko jenoside yateguwe ni kuriya gutoza interahamwe bakaziha imyitozo ya gisirikare. Ibyo byugira ngo ntabwo bihakara kuko byarabaye. Ibyerekeye byo gutoza interahamwe byavuzweho byinshi, ariko kugeza ubu ntawe ushobora kumenya ibivugwa by'ukuri, kuko interahamwe wari umutwe w'ishyaka rya MRND, kimwe n'uko andi mashyaka nayo yari afite abasore babo. Nuko abo bose ndetse uzi neza yuko abenshi babonye imyitozo ku Murindi bavuga ku Murindi kuri RPF cyangwa gute? Ku Murindi wa RPF, kuko uzi neza yuko hari igihe abasore bo mu mashyaka ariya ataravugaga rumwe na MRND, abasore babo bajyaga kwitoreza ku Murindi. Ibyo bintu uko bitavuzwe icyo gihe? Ibyo bintu byaravuze kuko uzi za mitingi zabaga mu Rwanda zose zarangizwaga n'ishyamirana hagati y'abo basore b'amashyaka. Byari bisanzwe ariko bakoresha amabuye cyangwa bakoresha inkoni, byari bitaragira mu rwego rwo gukoresha imbunda. Bavuga ko abo b'interahamwe bavuga ngo biyanterenaga bya gisirikare, ariko ntabwo ari interahamwe gusa, ndabo kuvuga ko nabo mu mashyaka yandi nabo bajyaga ku Murindi, FPR nayo ikabanterena kubera yuko bari barasezeranye ko bazakorana uribuka amasezerano bagiranye i Buruseli, ayo yose yari ari mu bufatanye. Ariko rero iyo myitozo icyo nshaka kukubwira, ntabwo iyo myitozo ngewe numva ko yari iri muri gahunda yo gukora jenoside. Iyo myitozo yari iri muri gahunda yo kugira ngo bahangane, kuko amashyaka yabo yari ahanganye. Bwana Kanyamibwa, kuri ibyo bitekerezo urakoze cyane.
bo namwe murakoze mugenzi mugira amahoro. ariko hari umuntu uri mu Rwanda wadusabye ko tutavuga izina rye ufite ibitekerezo bitandukanye n'iby'akanyamibwa. Aravuga ati nta gushidikanya ko jenoside yateguwe. Iriya Rudasingwa yavuze warahamye neza ko ari perezida w'igihugu ngo wamanuye indege ya Habyarimana ari byo byateye haba jenoside. Numva bitari ibyo na gato. Kuko urebye neza jenoside yari yarateguwe kuva intambara igitangira. Urebye na cyageza 73 ni jenoside yahabaga, ariko nta perezida wigeze wicwa kuko ngo indege ya Habyarimana yarashwe ari byo byatumye haba jenoside. Nibyo ntemeranya nawe na gato. Ubwanjye numva ashaka guteranya abanyimba kudu Rwanda nk'igihugu cye, yashakisha izindi nzira wenda nimba ari cyo afanya na perezida w'igihugu. Ntabwo yarakwiriye guteranya abanyarwanda kuko uko numva ari guteranya abanyarwanda n'abarescape kuko indege bayirashe ari byo byateye haba jenoside. Wavuga ngo nimwe mu mpamvu n'imbarutso za jenoside nimwe, we ntubyemera? Ntabwo mbyemera na gato. Impamvu ugiye kureba cyagiye cya jenoside n'abarescape mwana babaza, hari ibinogo bari baracukuye kuva mbere byari biri prezi yuko ari byo bazashira bazahambamo abantu. Ariko hari umuntu twavuganye arambwira ngo nabyo ntabwo ari byo. Oya, ibyo nibyo kabisa, hari n'amaprove menshi cyane. Nkawe hari ibyo wabonye cyangwa urabyumva? Ngewe ndabyumva, ariko ari ibyo nabonye tukigera mu Rwanda. Ibindi nabyo urebye kuva intambara yatangiriye batangura gufata abantu bamwe na bamwe ngo ni ibyitso bakabafunga, abandi bakabica, nuko batapfiraga rimwe bose ngo ubone ko ari benshi cyane. Ariko numva byaratangiriye ari ikintu cyabaye prepare kuva mbere hose. Aza entraînement z'intera hamwe bagiye bakora, ntago bazikoze ariko jenoside itanguye bazikoraga mbere. Akaba ariyo mpamvu uvuga uti Rudasingwa yarakwiye kujya imbere ya rubanda agasaba imbabazi. Yarakwiye kuza agasaba imbabazi, wenda nabo bakazamugira imbabazi ku bindi makosa yose yagiye akora. Urakoze cyane kuri ibyo bitekerezo. Namwe murakoze. Undi watwandikiye ni Manirakiza Fortune uri mu Buholandi. Manirakiza ati nubwo ari umurundi akurikiranira hafi ibyiraswa ry'indege ya Perezida Habyarimana kuko byagize ingaruka ku Burundi, kuko iyo ndege yahitanye na Perezida w'u Burundi Cyprien Ntaryamira. Muganje gituma niyumvira yuko iyo ndege ari yabaye imwe mu mpamvu zatumye abanyarwanda bagira ishavu rirerire mbere bakaca batangwa jenoside, nuko byatanguye byise inyuma yaho iyo ndege hanuriyo ko bayirasiye. Birumvikana yuko leta y'u Rwanda idashobora kuvuga gutanga raporo ngo ivuge ngo indege yahanuwe na FPR. Paul baje nka za raporo y'abamutsinzi n'abandi zose zemeza yuko ari abagenzi ba Habyarimana, mbere hana bavuga yuko umudamu we yowe yari cyane abo basangiye umugambi mugabo batumvikana mu butegetsi. No kuvuga ko raporo yamutsinzi ntabwo yemera ko indege yo yahanuwe n'abagenzi ba Habyarimana canke n'abamwegereye mu mugambi we wa MRND. Icyo kinyoma gega none ntabwo tukiba mu myaka 60-50 ku buryo umuntu ashobora gupfa kwemera ibintu. None umva yuko leta y'u Rwanda na FPR bashobora kugira raporo bigiriye bonyene hanyuma bakavuga ngo indege yahanuwe twayihanuye. Dahangaha wo bakomojeho uvuga n'ikibazo cya perezida wanyu wapfuye w'u Burundi wapfuye waguye muri iyo ndege. Ahubwo abarundi bidutera agahinda, bikamutera isoni, bikamutera ubwoba, bikamutera n'umujinya, kuko uravye iyo itabu uwo muntu yatanze itegeko ry'uko barasiye ndege, umuperezida w'u Burundi ntaba yarapfuye nabo bari kumwe. Mbere hari n'ibintu by'imanza ziba byarabaye kugira bashumbushe abasigwa babo bantu. Mugabo je mperuka amafaranga ya kompanyi indege yatanze u Rwanda rwarayafashe baranga kuyabaha cyane iyo bahaye bakabaha nabi, ndabizi neza. Mugabo kuko n'abarundi natwe turababaye, turagira duti uwaturasiye perezida ninde. U Rwanda n'u Burundi buzokwama bufite ingorane kuri ico kibazo. Uko bizohera rero ni kurindira kuko ubutegetsi bugahinduka canke ukuri kuzoja habona kumenyekana. Urumva rero birumvikana ko imbarutso y'ico kintu cya jenoside mu Rwanda kandi ariko kibabaje batemera mu Rwanda, numva kandi bashaka kucemera nuko habaye ishavu y'abanyarwanda bagasubiye mu ngwano. Indege irashwe, umuperezida apfuye, abamukunda birumvikana
nuko baca bica abatutsi. Urakoze kubyo bitekerezo Manirakiza. Murakoze namwe. Reka dusoze n'umunyamategeko Dr. Charles Kambanda uri muri Amerika. Kambanda aravuga ko uwarashe indege Habyarimana uwo ari we wese ari we wabaye imbarutso ya jenoside, ngo kandi mu mategeko ashobora gukurikiranwa kuko icyo cyaha kidasaza. Iyo turi gushakisha uruhare rw'umuntu mu cyaha runaka, hari ingingo eshatu twibandaho mbere yuko atumenya uruhare yaba yaragize. Ikintu cya mbere, iyo habaye akaga kubera ikosa runaka, haramutse habonetse ibimenyetso ko ako kaga ntabwo kari bube igihe kabereye, uwakoze iyo kosa niwe nyirabayazana, ni nawe ubibazwa byose. Ubwo akaga uvuga ni jenoside cyangwa ubwicanyi bwabaye mu Rwanda? Muri iki gihe aho turi kuvuga jenoside, ariko bishobora no kuba urupfu rusanzwe cyangwa ikindi cyaha gikomeye. Ingingo ya kabiri, iyo abantu batandukanye buri muntu ku giti cye agakora ikosa rihagize ku buryo akaga runaka kashobora kuba, ariko nanone n'undi muntu ku ruhande nawe agakora ikosa naryo rifite uburemere bungana nabo ari rya kosa uriya muntu yakoze, n'ubu abantu bafite umugambi wo kuzana akaga tuvuga, buri muntu ku giti cye afatwa nk'aho ari we nyirabayazana gusa nta wundi. Ni ukuvuga ngo abo bantu impande zombi zibiri zirafatwa 100% nk'aho ari bazanye kariya kaga. Ikindi cya gatatu, iyo umuntu wakoze ikosa runaka azi neza cyangwa se yakamenye ko iryo kosa rishobora gushyira abantu mu kaga, iryo kosa nyine agakomeza akarikora, ni ukuvuga ko abantu tuvuga bakabashyira mu kaga, nta kabuza uyu muntu agombye kubazwa ibi bintu byose kubera yagombaga kumenya ko iryo kosa akoze rishobora kuzana akaga runaka. So ibi bintu bitatu byo tubishize hamwe, tugomba noneho kureba iriya situation yo yindi rya Habyarimana n'icyaha cya jenoside. Ikintu cya mbere tugomba kumenya ko umuntu wari wese wahanuye iriya ndege yagombaga kuba azi ibintu bitatu bikurikira. Ikintu cya mbere, yagombaga kuba azi ko u Rwanda rufite umucyo politike wa jenoside ukunze gushyirwa mu bikorwa iyo habaye imvuru, cyane cyane imvuru zishingiye ku moko. Icya kabiri, umuntu wahanuye iriya indege ya Habyarimana yagombaga kuba azi ko igihugu cyari mu ntambara. Yari azi neza ko intambara yari yamaze gufata isura y'amoko. Ni ukuvuga ko guhanura iriya ndege byari clear ko bishobora kuzana iriya jenoside uko yabaye nyine. Nanone ikindi cya kabiri, umuntu wahanuye indege ya Habyarimana yari azi neza ko hari ubwicanyi burenze kamere bwabaye mu Burundi igihe bishagandagaye, hakurikiweho ubwicanyi burenze mu Burundi. Ni ukuvuga ngo umuntu wahanuye indege ya Habyarimana yagombaga kumenya ko umuntu waramutse yishe Habyarimana hari chances nyinshi cyangwa 100% yuko ubwicanyi nka buriya bwabaye mu Burundi bushobora gukurikiraho. Aha rero Dr. Kambanda, hari abantu banditse hano kuri BBC n'abandi bakunze kuvuga bati niba Habyarimana yari afite ibibazo na RPF, yes, ntabwo byari ngombwa ko abantu bahuka mu Batutsi bakajya kubica kariya kageni, bakavuga bati biriya bintu n'urwitwazo. Buriya nuko abantu bakunze kuvuga gutyo, nuko batabanza gukora analyse y'umuntu. Buriya umuntu nabariye machine, umuntu afite emotion, umuntu afite culture background, afite ahantu yakuriye, afite ibitekerezo yakuriyemo. Mu gihe umuntu akuriye muri situation, muri environment y'amoko, environment y'urwango,
ntabwo wavuga ngo habaye ikibazo nka kiriya ngo yakomeza kuba umutakatifu. Aba bantu babivuga nuko badashaka kwanariza social setup, environment sociale. Burya aho umuntu akuriye, ibyo umuntu akuriyemo, ibyo umuntu yumva buri munsi, nibyo bikora umuntu, nibyo nicyo umuntu akunze kuba. Kireka abantu bagira amahirwe bakabirenga, ariko ni bake cyane. So iyo argument yewe ntabwo mwemera. Ibintu byose tubigombe kubishyira muri context yabo abantu bakuriye, experience banyuzemo. Kireka niba mushaka kuvuga ko abantu ni abatakatifu. Ariko se ikibazo cy'uko genocide yarateguwe, niyo indege itari kugwa genocide yari kuba. Hari abashingira aho ngaho bakavuga bati ibyo byose no mpamvu indege n'urwitwazo, hari ababivuga gutyo. Ni nayo mpamvu mu mabuye ziriya principe eshatu ko zimeze. Iyo umuntu akoze icyaha cyangwa umuntu akoze ikintu kigatuma haba akaga igihe kabereye, iyo hari ibimenyetso ko ako kaga n'ubu kashoboraga kuba ariko ntabwo kari kuba icyo gihe kabereye, cyangwa hari chances ko katashoboraga kuba icyo gihe kabereye, uyu muntu wakoze ririye kosa abazwa 100%. Ariko ntabwo bivuze ko abandi bantu bateguye biriye cyangwa bari bafite umugambi wo kubishyira mu bikorwa nyine bakanabishyira mu bikorwa, ntabwo bivuze ko bo nabo tubabaza, nabo turababaza 100% ku ruhande rwabo. Ni nayo mpamvu tugomba hano kwitondera statements nkoze gusoma mu binyamakuru. Hari abantu bavuga ngo iyo ozanye ikibazo cyende gihabyaremana ubu wakanye ko bari abantu bari Arusha ntabwo bakoze genocide. Haba ariko bimeze kwego rw'amategeko twavuga bari abantu barusha niba bateguye genocide bakayishyira mu bikorwa bagomba kubazwa 100%. Ariko nanone no hano yende gihabyaremana kubera guhanura ende gihabyaremana ubwabyo birahagije kuzana iriya situation ya genocide. Umuntu wahanuye ndege nawe abazwa 100%, ku buryo mu mategeko ashobora kubiregerwa bikagira uruhare muri genocide. Yes, urabona ukuntu tubigenza mu mategeko. Ikibazo twibaza ni ese iki gikorwa yakoze ubwacyo ugifashe ku ruhande kirahagije kuzana ziriya ingaruka zabaye? Niba igisubizo ngiyego ni ukuvuga ngo uyu muntu agomba kubazwa ziriya ngaruka bitewe n'izo circumstance tuvuze. Yagombaga kuba azi, umuntu wahanuye ndege yagombaga kuba azi. Tukanabimenya ko byanabaye igihe bicaga perezida w'u Burundi bikavamo ubwicanyi bukomeye. Ni ukuvuga ngo guhanura indege muri iriya situation bayihanuriyemo ubwabyo birahagije kuzana genocide, cyane cyane ko na genocide yahise iba. Ariko se aho ngaho urakoresha ijambo azi, we avuze ati sinari mbizi ko bizaba. Amategeko avuga ko icyo wagombaga kumenya mbere yo gukora ikintu runaka ariko ntobyiteho ukabikora ubibazwa nkaho wazobizi. Amategeko avuga ko wayobizi. Standard dukoresha ni iyo umuntu utekereza neza. Burya iyo udatekereza neza ntabwo wemerewe gukora ikintu icyo ari cyo cyose. Niba wemeye guhanura indege ugomba kuba watekereje ibintu byose. Niba utaratekereza ibintu byose ntabwo ugomba kuyihanura, byegorere uzabikora ubutaha umaze kubitekereza. Utazi ko wihanura kubera ko icyo ushaka ni indege ibiza kuba nyuma bikaba. Kuko ubibazwa amategeko agufata nkaho byose bibaye nyuma yo guhanura indege byose wabitekerejeho wabigambiriye ugomba kubibazwa. Nuko amategeko akora. Amategeko ega ntabakora nka mu buryo bwa sociale bafite ukuntu bakora analyse yabo, ariko mu rwego rw'amategeko ntabwo ariko bigenda. Analyse yacu dukora mu rwego rw'amategeko iravuga ari niba utaratekereza neza ikintu ntugikore, byikorere. Uzagikora igihe kigeze umaze kubona ibintu byose. No komeza ukabikora uzabazwa ingaruka zose nkawo zose wariho ziza. Ubwo rero mu kiganiro cy'ubushize twumvishe bavuga ngo amateka azatwereka ukuri, niko bagiye basubiraho bariya batumire bacu babiri. Ukuri ni kugaragara kuko ubwo hari impaka. Indege yarashwe na bariya abahutu b'intagondwa bari kwa Habyarimana, indege yarashwe na FPR, ntabwo biramenyekana
wenda umunsi cyamenyekanye yaba rero ari bari abahutu b'intagondwa yaba ari RPF bikamenyekana ko ari byo mu mategeko uwabikoze azaba agize uruhare muri genocide yabaye mu Rwanda. azaba yagize uruhare muri genocide y'u Rwanda tutitaye ku bikorwa byiza ashobora kuba yarakoze mbere na nyuma yo guhanura iriya ndege. Biramutse bibaye ko ari FPR yabikoze ntabo bazavuga ngo Kagame yanahagaritse genocide. Ibyo ntabwo bishoboka kubera ntabwo ushobora kuhagarika icyaha watangije ko cyahagaritse mbere yuko kiba. Niba n'abantu bariya b'intagondwa bari Arusha aribo bayanuye igihe cyose bizamenyekana bazabibazwa nabo cyane cyane ko ubwacyo kiri icyaha cyo guhanura indege mbere na mbere ni icyaha cy'intambara kubera indege y'abahanuye yari y'abasivili. Icya kabiri ni icyaha cya terrorism. Ni ibyaha byinshi cyane biri muri iriya ndege, hari terrorism, hari ibyaha by'intambara, hari na genocide. So aba bantu bazabibazwa, umuntu wari wese azabibazwa. Amategeko rero usesengura Dr. Kambanda na amategeko iki gihugu ezo principle tuvuga ni principle rusange mu mategeko ahana kubera nta gihugu tuvuga ngo nayo na amategeko y'igihugu runaka oya ezo principle zirenze mipaka. Hari principle mu mategeko burya ahana zirenze mipaka. Ezo principle tugazikoresha kwisi hose, nizo zikoreshwa Arusha, nizo zikoreshwa mu Rwanda, nizo zikoreshwa muri Amerika kubera kugira ngo ugaragaze uruhare rw'umuntu mu cyaha runaka ugomba kugaragariza urukiko koko icyo cyaha abazwa nicyo nyirabayazana wa kijya kibazo. Kugira ngo umuntu yakoze kibe nyirabayazana kijya kibazo, ikintu yakoze kigomba kuba gifite direct kifitanye sano n'icyaha cyabaye. Mu gihe atatambisemo ikintu cyacyo cyose uyu muntu arabibaza. Reka nk'urugero bwana mugenzi tuvuge hari umuntu utekereza bise hari abantu babiri bashaka kumwica, umwe ku ruhande rwe n'undi ku ruhande buri muntu afite gahunda ye batanabiziranyeho. Nubu bakajya kurasa uyu muntu umwanya umwe bakamurasa mu gahanga, umwe amurasiye ku ruhande rumwe undi ku rundi ruhande. Noneho abantu iyo bamaze kumurasa bombi buri muntu tumufata nkaho ari we wishe uriyo muntu wenyine. Kubera iki? Kubera igikorwa yakoze ku giti cye kirahagije kwica uriya muntu. Ntabwo tuvuga ngo ninde watekereze nyuma, ninde wabigize umwanya urenze wo gutekereza, ninde wabipangiye igihe kirekire. Oya, tureba icyo gikorwa cyo kurasa uriya muntu. So byo kuvuga ngo aya malisite yakozwe mbere ya genocide ngo noneho bivuze ko mwarase wahanuye ndege ya Imana ntabagombe kubazwa. Oya, ntabari byo kubera ntabwo tubaza ninde wateguye igihe kirekire, ninde wagize igihe kirekire cyo kwetegura. Turareba igikorwa, niba icyo gikorwa cyakozwe gihagije ubwacyo kuzana ziriye ngaruka, uyu muntu arafatwa ko ari we gusa wabikoze. Ndagushimiye cyane Dr. Kambanda kuri ibyo bisobanuro, urakoze cyane. Bakoze bikiganiro Imvano Imvano na hadusoreje Imvano Imvano y'uyu munsi. Ndashimira abayigizemo uruhare bose, ndashimira kandi abatwandikiye bose nubwo tutashoboye gutangaza ibitekerezo byabo. Reka nshimire n'abagenzi banjye Prudence Ngiyumva i Kigali na Ferega Kwaya hano i London bagize uruhare muri iki kiganiro mwateguriwe na Ali Yusufu Mugenzi. Naho